mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu i Berne mu Busuwisi, muri rimwe mu mashuri makuru yo muri uyu mujyi, higagamo umusore muto witwa Park Eun. Yakomokaga muri Korea ya Ruguru. Yari umusore usa n'uteye amakenga mu bandi banyeshuri. Ntabwo yavugaga cyane. Ikintu cyonyine cyamushishikazaga akagikora kenshi kwari ugukina basketball no gushushanya bande dessinée. Park Eun kandi yari afite umwihariko mu bandi banyeshuri kubera ko yabaga mu nzu nziza y'igiciro cyo hejuru kandi muri quartier y'abakire aho ngaho mu mujyi wa Berne. Yagendaga mu modoka nziza ya Mercedes. Mwibuke yari umusore ukiri muto. Muri iyo Mercedes ntabwo yitwaraga kubera ko buri gihe yabaga afite umushoferi kandi buri gihe hari umusore bahoranaga. Yamukurikiranaga ahari hose. Abandi banyeshuri batangiye gutekereza ko uwo musore wamuhoraga iruhande ashobora kuba yari umurinzi we. Abantu bose baribazaga bati uyu Park Eun ni muntu ki? Muri iyo college abanyeshuri batangiye kuvuga ko uwo musore Park Eun ashobora kuba ari umuhungu w'umudiplomate ukomeye cyane cyangwa se undi mutegetsi ukomeye wo muri Aziya. Gusa kera kabaye abanyeshuri biganaga na Park Eun mu ishuri baje kumenya ko uwo musore atitwaga Park Eun mu by'ukuri, ahubwo yitwaga Jong Eun, Kim Jong Eun. Hanyuma hashize imyaka 16 wa musore yaje kuba umuyobozi w'umunyagitugu wa kimwe mu bihugu by'ibihangange mu kugira intwaro za kirimbuzi, kandi kikaba igihugu gihangayikishije cyane ibindi bihugu by'ibihangange ku isi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru y'umwe mu bategetsi b'ibihangange kandi akaba umwe mu bategetsi bateye ubwoba muri iki gisekuru cyacu, Kim Jong Un. Ni n'inshuti y'akadasohoka ya Vladimir Putin, akaba umwanzi gica wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mugiye kubibona ko iyi nkuru ari inkuru y'umugabo ufite imiterere ivuguruzanya, akaba yarahoze ari ahazaza h'umunyagitugu utaragiraga impuhwe, ukunda ubutegetsi kandi watwawe cyane n'intwaro za nucleaire. Iyi nkuru itangira ku itariki ya 8 y'ukwa mbere mu mwaka w'1982 cyangwa se mu 1983 cyangwa se 1984. Mu by'ukuri nirinze kubabeshya, ntabwo bizwi neza igihe inkuru itangirira. Hari amahirwe menshi yuko umuntu uzakubwira ko azi neza umwaka Kim Jong Un yavutsemo azaba kubeshya. Ariko nta gitangaza kibirimo kubera ko muri Korea ya Ruguru amayobera cyangwa se amakuru make ku bintu bitandukanye ni ikintu gisanzwe. Kubera iki mu by'ukuri bitazwi neza itariki Kim Jong Un yavutseho? Nuko muri Korea ya Ruguru umuryango w'abakim ari nawo watangije iki gihugu ukabona gitegeka, ukunda imyaka iri mu mubare 2. Sekuru wa Kim Jong Un ariwe Kim Il Sung ari nawe washinze iki gihugu yavutse mu 1912. Hanyuma se wa Kim Jong Un ariwe Kim Jong Il we yavutse mu 1942. Hanyuma rero kubera ko iyi myaka yombi y'abakurambere b'igihugu ari imyaka iherwa na kabiri, ubutegetsi bwavuze ko n'uyu muhungu uyobora iki gihugu uyu munsi Kim Jong Un nawe yavutse mu 1982. Ubwo ni mu myaka 70 nyuma y'ivuka rya sekuru. Ku rupapuro nuko byanditse, ariko ukuri nuko nta kintu tubiziho. Kwanza ni nako bimeze ku hantu yavukiye. Kim Jong Un ashobora kuba yaravukiye ahitwa Wonsan, ni umujyi wo ku nkengero z'inyanja mu burasirazuba bwa Korea ya Ruguru. Gusa abandi bakavuga ko ashobora kuba yaravukiye ahitwa Samjeon, umujyi uri munsi y'umusozi witwa Montpaktu. Aka ni agace kubashywe cyane muri iki gihugu mu baturage bo muri Korea ya Ruguru. Kugira ngo twumve neza Kim Jong Un uwo ari we, ni byiza gusubira inyuma mu gihe. Mbere y'intambara ya kabiri y'isi, Korea yose ni ukuvuga iy'epfo n'iya ruguru cyari igihugu kimwe gikoronijwe n'Ubuyapani. Intambara ya kabiri y'isi kirangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete iki gihugu bagikuye mu maboko y'Ubuyapani. Birumvikana Ubuyapani bwagombaga kunyagwa kubera ko bwari bumaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi, bunayitsinzwe nabi cyane rwose, bupfukamishijwe hasi n'ibisasu bya kirimbuzi abanyamerika baburashemo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bigabanije iki gihugu bagicamo kabiri. Amerika itwara igice cy'amajyepfo cyaje kuba Korea y'Epfo, URSS itwara icya ruguru aricyo cyaje kuba Korea ya Ruguru.
aho mu majyaruguru Joseph Stalin yashyizeho ubutegetsi bwa gikomuniste. Mu majyepfo ho hahise hatangazwa repubulika yigenga bigizwemo uruhare n'abanyamerika na Loni. Iyi guverinoma y'abakomuniste yo mu majyaruguru yari iyobowe na Kim Il Sung. Uyu ni sekuru wa Kim Jong Un. Uyu Kim Il Sung yayoboraga ishyaka ry'abakozi ryo muri Korea, ari naryo shyaka ryonyine rihari mu gihugu. Ingengabitekerezo y'iryo shyaka ni icyo bita Jishe. Jishe ni ingengabitekerezo Kim Il Sung yihimbiye ubwe, ishingiye ku byitwa culte de la personnalité. Ibi ni ibirebana no gusingiza umuntu runaka, hafi kumufata nk'Imana kubera ibyo muvuga ko yabakoreye. Muri iki gihugu iyo bavuga amazina y'umuntu bahera ku izina ry'umuryango, hanyuma amazina yahawe cyangwa se prénom zikaza inyuma. Izina ry'umuryango rero ni Kim. Kuva mu ntangiriro mwanyumvise mvuga Kim Jong Un aho kuvuga Kim Jong Un nkuko kenshi byumvikana mu itangazamakuru. Nibyo muri iki gihugu bavuga Un aho kuvuga Un. Hanyuma rero uyu musaza Kim Il Sung yabaye umutegetsi wa mbere w'iki gihugu. Gusa yari umuntu ufite inzozi nyinshi cyane z'ubutegetsi ku buryo yifuzaga gutegeka Korea yose. Ni ukuvuga ni y'epfo irimo, apani ya ruguru gusa. Uko niko mu 1950, ubwo ni nyuma y'imyaka 5 intambara ya kabiri y'isi irangiye, yafashe icyemezo cyo gutera Korea y'epfo. Loni yahise ibona ko icyo ngicyo ari igihugu giteye ikindi, maze ifata icyemezo cyo guhuruza ibihugu binyamuryango byayo. Gusa kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ingabo muri ako gace, nizo zahise zifata icyemezo cyo kwinjira muri iyo ntambara zirwanya Korea ya ruguru. Babikoze kinyamerika nyine. Perezida Harry Truman ati turi igihugu cyishyize hamwe, kandi ugushyira hamwe kwacu kunashingiye ku kubihirwa k'ubu bucakara bw'abakomuniste. Ati turabizi ko ikiguzi cy'ubwigenge kiri hejuru cyane, ariko twiteguye guhagarara ku bwigenge bwacu tutitaye ku kiguzi cyose bizadusaba. Aba GI nk'uko bakunze kwita abasirikare ba Amerika bahise batangira gutwika ibyaro bya Korea ya ruguru bakoresheje napalm. Napalm ni essence babaga bakonjesheje bakayikoresha mu ntwaro, bigatwika buri kintu cyose binyuzeho. Korea ya ruguru yakubiswe hasi bya nyabyo ku buryo intambara yarangiye mu 1953, abanyakorea ya ruguru barahungabanye bikomeye. Bibarwa ko abasirikare ba Korea ya ruguru bagera ku 200,000 aribo baguye muri iyo ntambara. Hanyuma abasivile bo barabarirwa muri miliyoni nyinshi. Gusa uku gutsindwa ntabwo kwabujije Kim Il Sung kubaka mu gihugu cye ubutegetsi bw'igitugu, ariko nanone bukora ibikorwa biteye ubwoba byiganjemo ibyo guhindura Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanzi numero ya mbere kandi w'ibihe byose. Kuva mu myaka ya za 70 kugera ku rupfu rwa Kim Il Sung mu 1994, umuhungu we Kim Jong Il yasaga n'uri mu masomo yo kuzasimbura se ku butegetsi, kandi agakomeza umurongo igihugu cyahisemo, ndetse agakora ku buryo Amerika n'inshuti zayo batazigera batuza igihe cyose Korea ya ruguru ikiriho. Ntabwo tugiye kuvuga kuri Kim Jong Il ari we se wa Kim Jong Un. Aho gutinda kuri politike ya papa Kim, reka twivugire ku bana be. Abana bo yarababyaye benshi kandi yababyaranye n'abagore batandukanye. Tutiriwe tubijyamo mu buryo burambuye, Kim Jong Il yabyaye abakobwa 4, ariko abangaba nta muntu bitayeho muri Korea ya ruguru. Ubutegetsi muri iki gihugu ntabwo bwita cyane ku baturage b'igitsina kitari gabo. Reka twivugire kuri basaza babo, atari uko ubuzima bwabo burusha agaciro bwa bashiki babo, ariko muraza kubibona ko Kim Jong Un atari we wari amahitamo ya mbere yo kuba umutegetsi wa Korea ya ruguru. Kim Jong Il yabyaye abahungu 3. Uwa mbere yitwa Kim Jong Nam, uwa kabiri akitwa Kim Jong Chol, hanyuma uwa gatatu akaba Kim Jong Un. Nyina wa Kim Jong Un yitwa Ko Young Hee. Gusa ntabwo wavuga ko uyu mubyeyi ari ishema rya Korea ya ruguru kubera ko afite inkomoko mu Buyapani. Abayapani bahoze ari abakoloni b'iki gihugu, birumvikana ni umubyeyi wa nyakubahwa, ariko ntabwo abaturage n'abategetsi bamwibonamo mu by'ukuri. Mu bahungu be ho nta kibazo kubera ko barezwe nk'ibikomangoma. Gusa Kim Jong Un ntabwo yigeze abaho nk'umunyakorea ya ruguru usanzwe. Ibi ni ngombwa kubivugaho. Bwana Un yabaye Pyongyang mu murwa mukuru mu buzima nk'ubw'abami, ariko bukaba ubuzima butagira aho buhurira n'indi si yose isigaye. Gusa ntabwo ibi byarambye kubera ko mu 1995, nyuma y'amezi make se ageze ku butegetsi, uyu musore muto yoherejwe kwiga muri college mu mujyi wa Berne mu Busuwisi.
yari afite imyaka 13 kandi mbere y'uko agenda bamuhinduriye izina bamwita Park An. Ni ya nkuru natangiye mbabwira. Nubwo yageze mu Burayi ariko yakomeje kuba wa mwana wo mu Bakim utarigeze amenya indi si yo hanze aha ngaha. Yakomeje kuba umwana ucecetse ukora ibintu bye ativanze n'abandi. Igihe kinini yakimaraga mu cyumba cye yirebera match za basket. Yari yarasariye NBA. Bivugwa ko yararanaga umupira wa basket. Iyo yabaga atarimo kureba match za basket yireberaga filime za Jackie Chan n'iza Jean-Claude Van Damme. Ikindi azwiho ni ugukunda sneakers. Bivugwa ko mu buzima bwe bwose yarundanyije basket cyangwa se inkweto za Nike. Birasa n'ibisekeje uburyo ibi ngibi bishobora gukorwa n'umuhungu w'umutegetsi washyizeho politiki irwanya Amerika mu gihugu no mu buzima bwe bwose. Ariko birumvikana Jong-un yari ingimbi yo mu myaka y'1990. Mu gihe uyu musore yabagaho ubuzima bw'inzozi mu Busuwisi, hari ibintu bibi cyane byabaye mu gihugu cye atabibonye. Hagati y'umwaka w'1994 n'1998 inzara ikomeye cyane yakubise hasi Korea ya ruguru, yica abantu miliyoni n'igice. 10% by'abaturage b'igihugu cyose barapfuye mu myaka 4. Byahise bivugwa ko iyi nzara yatewe n'uburyo butanoze bw'imihingire, ariko nyuma haje kuvumburwa impamvu ya nyayo. Imiryango itari ya leta nka Médecins du Monde cyangwa Médecins Sans Frontières yavuze ko habayeho kunyereza gukomeye cyane inkunga zoherezwaga n'imiryango mpuzamahanga. Byemejwe ko izi nkunga zagiye kugaburira abategetsi n'abasirikare, ariko cyane cyane izi nkunga ngo zakoreshejwe mu kubaka umushinga wasajije Kim Jong-il, umushinga wo gutunga intwaro za nucleaire. Mu mwaka wa 2000 inzara yari yarashize. Kim Jong-un wari ufite imyaka 17 yafashe icyemezo cyo gutaha. Ataha Pyongyang aho se Kim Jong-il yategekaga igihugu uko abyumva mu nyungu z'umuryango. Muri iyo myaka 5 igihugu cyari cyarahindutse cyane, gusa nawe nuko Jong-un yashakaga kwiga ibyo gutegeka. Yashakaga kwicara iruhande rwa se akareba uko igihugu gitegekwa. Yari umuhungu wa gatatu. Birumvikana nta mahirwe yari afite yo kuzahabwa ubutegetsi, ariko ntabwo ibintu byagenze nk'uko byari biteganijwe. Mugiye kubibona akigaruka mu rugo, Jong-un yahise yandikisha muri kaminuza yitiriwe sekuru, Université Kim Il Sung. Bigomba kuba ntako bisa kwiga muri kaminuza yitwa izina rya sogokuru. Aha yahize amateka n'ubumenyi bwa politike. Hanyuma mu 2002 yinjira mu gisirikare kugira ngo afate amasomo yo kuzaba umu ofisiye. Hano uyu musore muto yiyumvaga nk'uri mu mwanya we byanyabyo. Muri iki gihe ise Kim Jong-il yarabyumvaga ko arimo gusaza, hanyuma atangira gutekereza byanyabyo gushaka uzamusimbura. Birumvikana ubutegetsi bwagombaga kuguma mu Bakim, ariko se n'uwuhe Mukim wagombaga gutoranywa? Birumvikana nk'undi muntu wese ushyira mu gaciro yagombaga guhita yerekeza amaso ku muhungu we w'imfura, Kim Jong-nam. Ariko mu by'ukuri Jong-nam ntabwo yari umuntu wa nyawe wo guhabwa aka kazi. Umusore yikundiraga uburengerazuba bw'isi ku buryo yari yaranagiye kwiturira muri Macau, aka ni agace kigenga kari mu Bushinwa. Uyu musore yananengaga cyane ubutegetsi bw'umuryango we, igitekerezo kibi cyane kuri we. Ibi birumvikana uyu ntabwo yagombaga kuba umuyobozi wa Korea ya ruguru. Kim Jong-il yahise yerekeza amaso ku muhungu we wa kabiri, Jong-chol. Yahise atangira kumutoza uko bategeka igihugu, ariko ikibazo nuko uyu Jong-chol atari yishoboye mu ruhame. Yagiraga isoni n'ubwoba byo guhagarara imbere y'imbaga. Yari umusore utuje cyane rwose udafite imiterere y'abarwanyi. Uyu nawe se yahise amukuraho amaso. Hasigara wa Mukim udushishikaje muri iyi nkuru, Bwana Jong-un. Uyu nguyu se yaramwizeraga cyane. Yakundaga ubutegetsi, agakunda igisirikare. Hanyuma rero ku itariki ya 15 y'ukwa mbere mu 2009 Kim Jong-il amenyesha abaturage be ko igihe nikigera ari Kim Jong-un uzamusimbura. Ibyo bikimara gutangazwa, hari umuntu umwe utarariye amagambo kuri iki cyemezo, mukuru we ariko badahuje nyina, Kim Jong-nam. Muramwibuka, umwe wiberaga muri Macau. Uyu nguyu yahise avuga ko yamagana rwose iyi politike yo guhererekanya ubutegetsi buva ku mubyeyi bujya ku mwana. Igitekerezo kibi cyane. Cyari igitekerezo kibi cyane kubera ko inzu ye muri Pyongyang yahise ifatirwa, abantu bakoranaga nawe barafungwa. Iyi yari integuza yo kumusaba gufunga umunwa we. Kim Jong-il
yari abizi neza ko ari byiza kwirisimburana rikwiye kunyura mu buryo bwiza kugira ngo abaturage barishime. Uko niko mu ntangiriro z'umwaka wa 2009 Jong-un yahawe inshingano zo kuyobora urwego rw'umutekano mu gihugu. Mu kwa gatatu k'uwo mwaka yatorewe kuba umudepite. Mu mwaka wakurikiyeho Jong-un yagizwe general mu gisirikare cya Korea ya Ruguru, ahita ninjira muri komite nyobozi y'ishyaka ry'abakozi ritegeka igihugu. Hanyuma ku itariki ya 10 y'ukwa kabiri mu 2011 agirwa vice president wa komite ishinzwe umutekano w'igihugu. Byarihutaga cyane kubera ko mu myaka 2 yonyine Kim Jong-un yavuye ku kuba umwana usanzwe wa president ahita ahindurwa nimero ya 2 mu gihugu. Birumvikana mu rwego rwo gushaka urukundo mu baturage, ibinyamakuru byahise bitangira kumuvuga. Kim Jong-un niwe muturage w'umuhanga kurusha abandi muri Korea ya Ruguru. Kim Jong-un ni intiti muri siyanse y'igisirikare. Bavuga ko asinzira amasaha ane yonyine mu ijoro. Mu gihugu hakorwaga amabaje ariho ifoto ye, kandi itariki y'amavuko ya 8 y'ukwa mbere igirwa umunsi w'ikiruhuko mu gihugu. Iminsi yaragiye, maze ku itariki ya 17 y'ukwa 12 mu 2011 Korea ya Ruguru ibamo inkuru mbi. Nyakubahwa umukundwa Kim Jong-il yapfuye azize indwara y'umutima. Yari afite imyaka 70. Igihugu cyacitse umugongo. Gusa byari bikwiye ko abaturage badahangayika cyane kubera ko muzehe Jong-il yari yarateguye umusimbura Kim Jong-un, maze ku mugaragaro ahinduka umwe mu bantu b'ibihangange ku isi. Ku itariki ya 28 y'ukwa 12 mu 2011 Pyongyang, igihugu cyose cyari mu miborogo ubwo bashyinguraga umuyobozi w'igihugu Kim Jong-il. Kim Jong-un ntabwo yahise ashyirwa ubutegetsi mu biganza mu buryo bwuzuye gusa adahawe umuherekeza. Mbere yuko Kim Jong-il apfa, yari yarategetse muramu we, umugabo wa mushiki we witwaga Chang Song-taek. Ni muramu we yari yarashatse mushiki we, ubwo akaba umugabo wa nyirasenge wa Kim Jong-un. Mu yandi magambo yari nyirarume. Uyu rero mbere yuko Jong-il apfa, yamutegetse kuzafasha umuhungu we kumenyera ubutegetsi. Imihango yo kwimika Kim Jong-un yamaze igihe. Yarangiye mu kwa 7 mu 2012 ubwo Kim Jong-un yagirwaga Marshal nka se cyangwa sekuru. Muri uwo mwaka ni nabwo umuyobozi mushya n'umugore we, nibyo afite umugore Ri Sol-ju, bafite umwana w'umukobwa witwa Kim Yoae. Uratekereza ko uyu mwana w'umukobwa yavutse ryari? Mu 2012, nanone umwaka uherwa na kabiri. Nka Marshal w'igihugu, Kim Jong-un yahise atangira kubaho ubuzima butameze nk'ubwanjye nawe. Akunda imodoka nziza kandi zihenze, whisky, golf. Umugore we Ri Sol-ju nawe yambara imyambaro ya Chanel, Dior. Biratangaje uburyo iki gihugu cyanga Amerika n'Uburayi, ariko ubuzima bw'abanyamerika n'abanyaburayi nibwo abategetsi bacyo babamo. Uribuka uburyo Kim Jong-un akunda basket? Afite inshuti ikomeye cyane yabaye umubasketeur umwe mu bakomeye ku isi, Dennis Rodman. Kuva yagera ku butegetsi, Kim Jong-un akora ku buryo Pyongyang ihinduka isura y'imibereho myiza muri Korea ya Ruguru. Buri mwaka afungura ku mugaragaro quartier nshya muri Pyongyang. Mu gihe kitageze ku myaka 10 muri Pyongyang, inzu z'imiturirwa zitari munsi ya 50 zisa n'izasohotse mu butaka. Ibi biba mu gihe Korea ya Ruguru ivugwa mu bihugu bikennye cyane ku isi. Mu byaro abaturage barashonje, bahingisha isuka, kandi bagomba kuguma aho mu cyaro nyine. Kwinjira mu murwa mukuru bisaba kuba ufite laissez-passer, kandi iyi ngiyi ihabwa abantu b'indahemuka ku butegetsi. Gutembera mu murwa mukuru ubwabyo ni igihembo. Guhera ku myaka 14 y'amavuko, buri muturage abategetswe kwambara badge ku mwenda cyangwa se akantu kariho ifoto ya Kim Jong-un. Akora neza nka se cyangwa sekuru. Kim Jong-un anasa cyane na sekuru, ndetse amwigana muri byinshi nko kwiyogoshesha no kwambara. Hari n'ibihuha bivuga ko ashobora kuba yaribagishije kugira ngo arusheho gusa na sekuru. Gusa icyo bahuriyeho cyane ni uburyo bwo gutegeka igihugu. Icyabategereje ku baturage n'abategetsi ni ukumwubaha no kuba indahemuka kuri we. Ibihano muri iki gihugu biraremereye, kandi Kim Jong-un urutoki rwe rworoherwa cyane no gukora mu mbarutso.
umva urugero, muribuka Chang Song-tek, wa muramu wa se cyangwa se nyirarume wasigiwe inshingano zo kumumenyereza ubutegetsi. Kim Jong-un yaje kurambirwa imyitwarire y'uyu musaza. Yabonaga akabya kumufata nk'umwana, aho yakabyaga kumwereka ibyo agomba gukora kandi akamukosora bidashira. Yageze naho atekereza ko uyu musaza ashaka kuzana politike ye bwite mu butegetsi. Hanyuma ku itariki ya 8 y'ukwa 12 mu 2013, ubwo hagati mu nama y'ishyaka, Chang Song-tek yatawe muri yombi. Nyuma y'iminsi 2 yaciriwe urubanza, ahamywa ibyaha bya ruswa, ubugambanyi no kurenga ku mategeko. Ku itariki ya 12 y'ukwa 12 mu 2013, urukiko rwamukatiye urwo gupfa, bihita binashyirwa mu bikorwa. Kim Jong-un akigera ku butegetsi habayeho impinduka nto mu gihugu. Amikoro yarazamutse kuri bamwe, ariko mu byaro nta cyahindutse kandi ruswa yariyongereye. Uyu munsi iki gihugu kivugwamo ruswa ikomeye cyane mu buvuzi ndetse n'ubucuruzi bwa magendu mu miti. Ku bakene bisaba ruswa kugira ngo uvurwe, ariko abakire bo bajya kwivuza mu mahanga nko mu Bushinwa. Ibi byongeraho ibihano bitagira ingano iki gihugu cyafatiwe n'amahanga. Gusa kuva mu 2006 Kim Jong-il yavuze ko yabashije kugerageza bwa mbere ibisasu bya kirimbuzi. Umuryango mpuzamahanga wahise ufatira iki gihugu ibihano birimo kukibuza kugurisha ibicuruzwa byabo mu mahanga cyangwa se kubigurayo. Bashaka kugishyira mu kato, gusa ibi bihano ntabwo byakoze kubera ko iki gihugu cyakomeje umugambi wacyo wa nucleaire. Bitekerezwa ko ikintu cya mbere Kim Jong-un atekereza kibyuka ari ibisasu bya nucleaire. Mu 2013 Kim Jong-un yakoze ikintu gikomeye. Yasheshe amasezerano y'amahoro yo mu 1953. Muri make yongeye gutangiza intambara na Korea y'Epfo. Itumanaho ryose hagati ya Korea zombi ryahise rihagarikwa. Bahise berekeza misile zose kuri Korea y'Epfo kandi ibihugu byombi byitegura intambara. Gusa abaturanyi by'umwihariko Ubushinwa bahise bakomakoma. Icyo Kim Jong-un ashaka nuko uburengerazuba bw'isi by'umwihariko Amerika bamwemera nk'umuntu uyoboye igihugu gifite ibitwaro bya kirimbuzi. Kuva ubwo uyu munsi ikibaho ni amagambo agaragariza Amerika ko igihe icyo ari cyo cyose yayirasa. Ibi kandi binyura mu kugerageza ibyo bisasu. Kim Jong-un azateza intambara ya gatatu y'isi cyangwa azayigiramo uruhare byonyine.